Yesu ashimwe, waramutse neza. Uyu ni umunsi wanjye, uyu ni umunsi wawe. Umunsi kubere mwiza, ubuntu bw'Imana bubane nawe, buguherekeze mu byo uhagazemo. Niba uhagaze mu bihe byiza, bugutera imbaraga zo kurushaho kumenya ngo ni Imana yabikoze, umutima wawe wishime, umutima wawe urushaho kwizera Imana. Niba uri mu guca mu bihe bikomeye, ubuntu bw'Imana bugushoboze gusohoka muri icyo kibaya kibi. Hari igihe umuntu aca mu kibaya cy'amarira, yarwaje, yapfushije, yahuye n'ibintu bidakwirwa mu bwenge, ariko ubuntu bw'Imana burahari kugira ngo bukwambukane. Kandi uzajya uhora wibwira ngo niba ngibi nabyo bifite iherezo, Mwami Imana azangarurira ibihe byiza. Turacyakomeza kugwiza ijambo ry'Imana mu mitima yacu, nta nubwo tuzabireka. Tuzasoma Bibiliya, tuzayirangiza, tuzakomeza twongere tuyisome. Ibyo ngibyo impamvu mbikubwira no kugira ngo bitunge umuntu wawe wamwe imbere. Nanjye birantunze, bitunze abera benshi, kandi iyo umuntu wacu wamwe imbere yakomeye, bituma imiraba y'iyi si n'imiyaga bitabasha kumuhungabanya, bidusika tugihagaze dushikamye mu mwami. Tugenda tumenyeshwa uko dutinda mu ijambo rye, tugenda tumumenya, tugenda duhabwa imbaraga zo gukora ibyo ashima, tugenda tumenya uburyo dukwiriye gusenga mu buryo bukwiriye, kuko twagiye dusoma ijambo rye rikagwirira muri twebwe. Byaba ari akaga kubona umuremyi w'ijuru n'isi akwandikira urwandiko ruzagenga ubuzima bwawe, ariko nturuhe agaciro. Turabizi umuntu duha agaciro iyo tubonye SMS ye, iyo tubonye ikintu adutumaho, twihutira kumva icyo yatubwiraga. Rero umuremyi wawe, umuremyi w'ijuru n'isi, hari ibyo yagushyiriye mu ijambo ry'Imana bikureba muri buri gace kose kagize ubuzima bwawe. Iyo bifatira umwanya, ubyiteho, ubiha agaciro, wumva icyo umwami Imana avugana nawe. Inshuro nyinshi abana b'Imana bumva bakunda ijwi rituruka ahandi. Nsinziriye, Imana insange mu nzozi, Imana igereke iyerekwa, Imana intumeho umuhanuzi, ijwi ryayo rivugire mu kirere rimbwira. Ariko reka nkubwire, ahangaha dufite ubuhanuzi buzima. Ni byiza ko ububwirira mu mutima wawe, kugira ngo nunahura n'iryo jwi, nunahura n'inzozi, bitazakuvangira, nuko ijambo ry'Imana riba rigwiriye mu mutima wawe. Turimo turasoma mu gitabo cya Rusi, umugore w'umumowabukazi cyangwa se umukobwa w'umumowabukazi waje kwinjira mu bisekuruza bya Kristo. Ibi ngibi bimpa ibyiringiro ko hari igihe ubuzima bwawe wireba ukikebuka ugasanga nta kintu na kimwe gishyitsi. Wareba abandi, wakwegeranya n'abandi ukavuga utumva ngewe nta mahirwe namba, habe muri aka gace, habe muri aka, mbona rwose ndi umuntu uri inyuma udafite icyiza na kimwe. Hari igihe ubuzima butugeraho bukatubwira mwene ayo magambo bikinjira mu mitwe yacu. Ariko ubuzima bwa Rusi, umumowabukazi, nkunda Bibiliya ko ikomeza inabishimangira, ivuga Rusi kongeraho umumowabukazi nk'umuntu utari wemewe, wavutse mu bwoko butemewe, wakomotse mu bwoko bwadutse mu buryo Imana itemeraga. Turabizi ko ari bwa bwoko bukomoka mu bakobwa babyaranye na Loti, ibyo turabizi. Ariko akinjira mu gisekuruza cya Kristo, niba ariko navuga, agahinduka umukobwa utuye mu gihugu cy'amasezerano, w'igitangaza ukoreshwa n'Imana mu buryo bukomeye. Ibyo biguha ibyiringiro ko nawe ubuzima bwawe aho bwaba bwaratabitswe, ahariho hose, uko bwaba bwaragenze uko ariko kose, Uwiteka ntiyabura kukugirira neza, cyangwa ukamwemerera, ukamukingurira umutima wawe, maze neza agambiriye ku buzima bwawe igasohozwa ukiri inanga, kandi ukazajya kubana n'Imana mu ijuru. Reka rero dusome igitabo cya Rusi ibice bibiri. Haravuga kuva ku murongo wa mbere ngo nuko Nawomi yari afite mwene wabo w'umugabo we, umuntu ukomeye w'umutunzi wo mu muryango wa Elimeleki witwaga Bowazi. Rusi umumowabukazi abwira Nawomi ati, reka njye mu mirima mpumbe imyaka, nkurikire uwundi bugirireho umugisha. Aramusubiza ati, genda mukobwa wanjye. Aragenda ahumba mu mirima, akurikira abasaruzi. Umurima yagezemo wari uwa Bowazi wo mu muryango wa Elimeleki, ariko yari atabizi. Umurongo wa mbere utubwiye mwene wabo w'umugabo wa Nawomi wari uhari ahangaha witwaga Bowazi. Murabizi ko yaje kubabera umucunguzi nk'uko umuhango w'icyo gihe wagendaga. Reka nkubwire ngo dufite umucunguzi natwe muri Kristo Yesu. Hanyuma uyu mukobwa w'umumowabukazi Rusi yahagurutse nk'umukobwa w'umunyamwete. Ntago mu by'ukuri Nawomi yari yabanje kumubwira ayo makuru. Ni inkuru itangira kino gice cya kabiri ivuga ngo yari ahari, Bowazi arahari, niwe wakatubera umucunguzi. Ariko uyu mukobwa w'umumowabukazi Rusi yahagurutse kubw'umwete we, aravuga ati ntago turi bupfane na mabukwe twishwe n'inzara, reka mpaguruke njye gukoresha amaboko. Atera intambwe, hanyuma Imana iyobora intambwe ze imugeza mu murima wa wundi ugomba kuzababera umucunguzi. Nshuti y'Imana, nitwiragize Uwiteka, niduhungira munsi y'amababa yayo nk'uko Rusi yabigenje, Uwiteka azayobora intambwe zacu. Hari icyo usabwa gukora nk'uko Rusi yabyutse akavuga ati ngiye gukoresha amaboko, ngiye kugenda nshake ahantu nahumba, hanyuma Uwiteka akayobora intambwe ze akazigeza ku muntu uzabagirira umumaro. Ku murongo wa 4 ngo Bowazi ava i Betelehemu araza asuhuza abasaruzi ati, Uwiteka abane namwe. Nabo baramusubiza bati, Uwiteka guhe umugisha. Ibi biratwereka Bowazi ko yari umugwaneza kandi yari n'umuntu wubaha Imana. Arasa nk'aho shebuja w'aba bantu bose barimo basarura, bari mu gihe cy'isarura, ariko umva indamutso ye. Ngo avuye i Betelehemu araza asuhuza abasaruzi ati, Uwiteka abane namwe. Nabo baramusubiza ati, Uwiteka aguhe umugisha. Umugwaneza uruta abandi ni Kristo. Ariko reka nawe Imana ikorere muri wowe, ugira abantu uzajya ubwira amagambo mazima yabasubizamo ibyiringiro. Ku murongo wa 5 ngo maze Bowazi abaza umusaruzi ati,
uyu mukobwa ni uwandi. Umusaruzi aramusubiza ati ni wa Mowabukazi wagarukanye na Nawomi avuye mu gihugu cy'Imowabu. Yambwiye ati ndakwinginze emera ko mpumba nkurikiye abasaruzi hagati y'imiganda. Nuko arahaza yahereye mu gitondo n'ubu keretse akanya gatoya yinjiye mu nzu. Barimo baramuvugaho Rusi atarimo kubyumva, ariko barimo baravuga ko ari umukobwa w'umukozi, barimo baravuga ko ari umukobwa w'inyangamugayo, barimo bavuga ati ni wa wundi uherekeje nyirabukwe. Ntihemere ko nyirabukwe agwa mu nzira, ni wa Mowabukazi. Ati yaje kuva mu gitondo arimo arahumba ntiyigeze aruhuka. Mu yandi magambo ni umukozi. Hanyuma ibi ngibi byo guhumba twarabibonye mu gitabo cy'Abalewi, mu gitabo cyo gutegeka kwa 2, ni itegeko Uwiteka yari yarabahaye kubera abakene babaga bari muri bo. Ni ukuvuga ngo guhumba bagendaga inyuma y'abasaruzi, abasaruzi bakagenda basarura igitakaye hasi, ntabwo bagomba kugitoragura, cyagomba gufatwa n'umukene. Ikindi hari inguni z'umurima cyangwa inshonda z'umurima, ntabwo babaga bemeye gusarura aho ngaho, nabwo babisigiraga abakene. Uyu rero nibwo buryo Rusi yari yajemo, kugenda ahumba inyuma y'abasaruzi, agenda atora ibyasigaye mu murima, asigara kuri izo nguni zitemerewe gusarura, basigira abanyantege nkeya cyangwa se abadafite ubushobozi muri bo, kubera urukundo rutangaje rw'Imana. Imana yarashyizeho iri tegeko. Reka dukomeze ku murongo wa 8. Ngo maze Bowazi abwira Rusi ati urumva mukobwa wanjye, ntukajye ujya mu murima wundi kandi ntuve hano, ahubwo ujye uba bugufi bw'abaja banjye, uhanga amaso ku murima basaruramo ubakurikire. Ntiwumvise ko ntegetse abahungu ko batazakwakura? Kandi uko ugize inyota ujya ku bibindi unywe iyo abahungu bavomye. Agiye guhabwa andi mahirwe cyangwa se indi faveri irenze ubundi yagahawe abaje guhumba gusa. Bowazi amubwira ni neza, aramubwira ngo umva mukobwa wanjye, ntukajye mu murima wundi muntu, guma mu murima ahangaha. Birashoboka ko yajya mu murima w'abandi, wenda bari kujya bamuconaguza. Ikindi umupfakazi nta jambo yari afite pe, none wagize kuba umunyamahanga, agize kuba ari umupfakazi utagira kivugira, utagira ikimurengera. Mu yandi magambo Bowazi amurinda ibyo bintu byose, igiye gusarurira muri uyu murima. Ikindi wemere kunywa ku mazi abakozi banjye cyangwa abahungu bavomye. Ikindi natanze itegeko ko nta muhungu uzakwakura. Kuki yatanze iryo tegeko? Nuko nyine yari umuntu udafite gishyigikira, bashobora kumukoresha icyo bashaka. Ariko umurengezi uza kumubera umurengezi, uza kumubera umucunguzi, yatanze itegeko kugira ngo arindwe. Nongere nkubwire ngo Kristo arahari, ni umucunguzi wawe, ni n'umurengezi wawe. Hari igihe wisanga mu kintu udafite kivugira, ukaba uhagaze mu kuri, wakoze icyo wagomba gukora, ukumva ubuze kivugira, ukumva ubuze gishyigikira. Nagira ngo umurengezi wawe ahari, kandi arimo avuga ngo guma muri uyu murima, guma iwanjye, guma mu buzima nakugeneye, nzakurengera, nzakuvuganira. Ku murongo wa 10 ngo Rusi yikubita hasi yubamye, aramubaza ati niki gitumye nkugiriraho umugisha kunyitayeho kandi ndi umunyamahanga? Bowazi aramusubiza ati bansobanuriye neza ibyo wagiriye nyoko bukwe byose uhereyeho umugabo wawe yapfiriye, kandi yuko wasize so na nyoko n'igihugu wavukiyemo ukaza mu bwoko utaruzi. 12 Uwiteka akwiture ibyo wakoze, ugororerwe ingororano itagabanije n'Uwiteka Imana y'Abisiraheli wahungiye munsi y'amababa yayo. Rusi yikubise hasi aramushima, ariko aranibaza, aravuga ati niki unciye iyi neza kuki nyigiriwe kandi ndi n'umunyamahangakazi? Yarazi uwo ari we, yarazi koko atembewe, kandi ndi umunyamahangakazi kuki ungiriye neza? Hanyuma Bowazi aramusubiza ngo bansobanuriye neza, bambwiye amakuru y'ineza wagiriye nyoko bukwe. Mwibuke ko yakurikiye nyirabukwe atazi mu by'ukuri ko azongera kubona undi mugabo, ko azongera kugira ubundi buzima, ahubwo ngira ngo yari yaramenye Imana ya nyirabukwe. Ariko kandi twavuga n'ubuzima busanzwe n'impuhwe, kureba umugore wapfakaye. Mwibuke ko Nawomi yari yapfakaye, yapfushije abana. Uzi ko umuntu ashobora no kuyoberwa icyerekezo gisubira iwabo, yata n'umutwe rwose. Ariko uyu mukobwa Rusi yiziritse kuri nyirabukwe. Hanyuma rero ngo iyo neza yose yagiye amugirira niyo yavuzwe, yaravugwaga muri uwo mudugudu wose. Bowazi aramubwira ati nta kindi, ni neza wagiriye nyoko bukwe. Numvise ko wamwiziritseho, numvise ko wakomeje kumufasha, hanyuma nanjye nicyo ngicyo gitumye nkugirira neza. Amubwira ijambo ryiza, aravuga ngo Uwiteka kwitura ibyiza wakoze, ugororerwe ingororano itagabanije n'Uwiteka Imana y'Abisiraheli wahungiye munsi y'amababa yayo. Ntabwo waje gushaka ibyo kurya gusa, ahubwo wahungiye munsi y'Imana nzima. Ubwo nibwo buhungiro bw'ukuri, nshuti y'Imana. Nugirana ikibazo n'umuntu, umuntu nta kugirira neza wari umutegerejeho, umutima wawe uzatekane, unake, uvuga uti aha siho Imana yari yangeneye, hari ahandi hantu Imana yambiki. Hari igihe umuntu atagirirwa neza n'uwayikekaho agahita yishyiramo umuntu, umutima we ugapfa. Reka nkubwire, ahantu Imana yakugeneye kubona ineza uzayihabonera mu bukeka cyangwa se abo udakeka. Hari ijambo ry'Imana riba mu Migani 19:22, haravuga ngo ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa. Ni ukuvuga ngo ineza uyu mukobwa Rusi yakoze yamuteye igikundiro ageze muri kino gihugu cy'iwabo wasebuka cyangwa se kwa nyirabukwe. Ineza ye imutera gukundwa. Ineza ugira ushobora kutayisarura ko wayigiriye, ariko ineza ntabwo ipfa ubusa. Gira neza hanyuma wikomereze urugendo. Ku murongo wa 13
aramubwira ati nkugirireho umugisha databuja kuko umaze umubabaro ukabwira umuja wawe neza, nubwo ndahwanye n'umwe mu baja bawe. Arimo araca bugufi, ungiriye neza, umbwiye neza, nubwo ntahwanye n'umwe mu baja bawe. Kubera iki? Ni umunyamahanga, abarimo gukora mu mirima ni abanyagihugu, ntahwanye nawe, ntakwiriye neza, yewe nta sezerano yari afite hano hantu. Ku murongo wa 20 ngo Nawomi ubwo Rusi yatashye yasubiye iwabo, hanyuma asanze nyirabukwe. Nawomi abwira umukazana we ati uwo mugabo ahiriwe kuwiteka utarorereye kugirira neza abakiriho n'abanyakwigendera. Bivuga ngo arimo aramwitura ineza bo bakiriho, Rusi na nyirabukwe ndetse n'abahungu be n'umugabo we bapfuye, arimo arabitura ineza. Ngo Nawomi arongera aramubwira ati uwo mugabo ni mwene wacu wa bugufi. Niho atangiye kumuhishurira ryabanga ry'uko ari umwe mu bazababera abacunguzi. Ngo Nawomi arongera aramubwira ati uwo mugabo ni mwene wacu wa bugufi, umwe mu bacunguzi bacu. 22 Nawomi abwira Rusi umukazana we ati mukobwa wanjye ni byiza kujyana n'abajabe be kugusanga mu murima wundi, igumire muri uwo murima, ni umwe mu bacunguzi bacu, we kuzajya handi ejo batazagucunaguza. Nshuti y'Imana, bawaza hanga dushatse kwamugereranya n'ubuhungiro dufite mu Mana. Ni umucunguzi Kristo, atubera umucunguzi. Emera ayobora intambwe zawe, azaziyobora mu murima ukwiriye, azaziyobora ahantu hakwiriye, azaziyobora munsi y'amababa ye. Wikwihitiramo inzira zitandukanye n'iz'Imana zizakujyana mu bibi, ariko nuhitamo kumvira Uwiteka n'igihe utarimo kubyumva neza no kubisobanukirwa neza, nta kabuza azakurengera, azakubera umurengezi. Ugira umunsi mwiza, ubuntu bw'Imana bubane nawe. Urakoze.